je mubonye imbere yanjye ngiye nkakabona imbere yanjye kandi kabureze ndatinya kukavuga njyewe sibyo n'ikindi gihe n'undi munsi nibakaze kunsuzugurira imbere ya kamera n'umugore wanjye ngibiki ubwo ngubwo ibaze umaye story ze ngo yavuye muri cya kamera sibyo hakagira umuntu wumva koko ngo urana umugabo wawe uri ubwo urumva nabandi iki agatanga hajya mva twigane ntago mwabyaranye ibyo se birarenze bareze se umugabo wawe reka ye umuntu mwabyaranye bari umugabo wawe Yes, reka ntangire mbasuhuza nabifuriza ibyiza mwe mudukurikirana umwanya ku wundi nizere ko muri amahoro nizere ko mumeze neza bitewe naho muherereye mu mpande zigize isige muri kumva ni mu rundi platform ni Buja Vibe nizere ko muri amahoro ndacyabashimira cyane uburyo umwanya ku wundi mudukurikirana bikorwa byacu gatano kuri gatano Imana ikomeze ibahezagire ikomeze bungabunge imiryango yanyu ikomeze hezagire imirimo yanyu y'amaboko ndetse n'iy'ubwenge bwanyu Mwibutsa ko ukeneye YouTube channel ukeneye kamera ukazi yo kugura ukeneye kuduha ubuhamya budasanzwe ukeneye kugira inyunganizi uduha nimero iri muri screen yandikire kugira ngo tuvugane ibundi ibibazo tubikemure gatano kuri gatano imbere ya kamera zacu turi kumwe nande wamuvuze se kumunsi nago muzi turi kumwe nande n'ubundi umuvuge tu ngino n'ubundi umuvuge nze n'ubundi ndamuvuge ninde nze n'ubundi namuvuge ariko abarundi muvuga gute katigati turi kumwe nande ariko wamvuze ariko nibutse ko muri uru Rwanda nta muntu utakoze ahubwo abantu banzi bihagije ko nawe uri mu banzi wavuze ni iki gihagije nzi ushatse kuvuga oya kubunzi tu izina ryanjye no mu rugo wenda no mu rugo yanjye ndahazi nakuntu waba utahazi nihe ahaye muvuga ibyo uvuga vava aze wakivuze harya iyi ngo ni Buja TV Vibe Buja igisobanuro cya Buja kirambuye ni Buja ibyo ndabyumva ahubwo ni TV ni Vibe okay ni Oliva nk'isanzwe abakunzi ba Buja Vibe ibyo n'ubwa mbere nje kuri kamera niyo mpamvu byananiye oya abakunzi bayo ndabasuhuje mubange oya ndaza kureba ko iki bonye iki se hari impeta nambaye akabora abo kuki mwese mukibazaho mani nanga nukuri shamani reka mbubwire ibintu mukekera no mabara abantu badukurikira cyabaya rebe pe mani nagari ibyo ubutekereje nagari iyi ni gift kandi ni ya danje uwo nta nubwo ari umukobwa rero ni n'umuhungu nagakuyemo nyine mwebwe wowe numbona nkambaye uragira ibyo utekereza ariko nanjye mfite impamvu nkambayemo kandi ikindi n'aya mabara ntabwo ujya ureba nka katuni ujya ureba filime z'abana nuko nyine utajya uzireba mani biriya bibora uyu ni umukororombya n'ubu ngubu inuzima igiye hariya hejuru aya mabara wahita uyabona hariya hejuru mu kirere rero nyine nibyo batekereza si wowe ubimbwiye gusa ibyo watekereje n'undi wese arabitekereza ariko njyewe n'umutima wanjye ibyo mutekereza ibyo mushaka oya ntabwo ari uko banagitekereza ibyo ubuvuga ni nabyo kuko abantu nk'abo nzi ko ari byo bibaranga ariko njye mfite impamvu nkambaye twayumvise impamvu kambaye reka twiganire bitwaye iki yego ni Olive wa brave
ntabwo navuze ngo mama ndi oyi uriya niwe wanjye nanjye nduwe ntabwo nakunyene uzakumenya umugabo shapi no ku isi narabasezereye barambabaza amakuru se y'imezi sha fresh tu wowe se okay nuzaramwazanye mu maso zimani ntago umuntu yakora man nukuri ntago umuntu yabasha gukora ntago twabasha kuganira ariko tuvuge nabirenze kuki wamamagaye ubundi cyambere navuka kera nose ubundi bashaka kundeba ngo bigende gute reka hey bagira gukumbura yego ko shamenya wowe uri igisimba uri zuri umuntu koko sinzi birarenze ntago mbizi bajya bakwishyuza we bakakunyishyuza ni bande abakunzi ba Buja mfite n'abantu bakurikirana Buja Vibe baherereye mu bihugu by'Abarabu baherereye za Norvège Canada bankunda bajya babikunda niyo mpamvu wamamagaye nta yindi nyungu niyo mpamvu wamamagaye abakunzi ba Buja ndabasuje ko ntago mbazi sinzi niba ariko nzi ko abakunzi ba Buja wenda ni nabo bakunzi bandi macano n'ubundi mu Rwanda baba batureba batuzi twese niba kuko bankunda shanari ndabakunda biragoye kugira ngo mbone umuntu nkunda ngiye muri comment muri Omani aya mafite n'abashuti yambi ego nari sha nimubikora nzagaruka kabisa umuryango wa Buja ikosa ryose baba warabakoreye baragirengagiza ariko bakibuka ko uri umuntu mugenzi wabo nanjye ngiye n'ubundi mfite gahunda yo gushaka umugabo mu Burundi ni mu Burundi n'ubundi ni mu Burundi kubera ko nzabuwanyu nose Buja si Bujumbura none se nyine hoya kandi birimo muri iyi minsi nshobora kuzabatungura muri iyi minsi iyo nshaka nde mfite undi mugabo w'umurundi noneho ariko ntabwo ndamuzana imbere ya kamera ko nzamuzana ariko ntabwo aba mu Rwanda sha ndabeshya natiburira isoko ndi single searching urayizi oya searching nyine urumva ndabeshya rata hatagira ugira ngo mfite umugabo gusa uwo nifuza n'umurundi ariko utari muri iki gihugu cy'u Rwanda kuko abahari oya sukuba amadolari abahari bazengereza abandi oya nta kibazo niyo yaba ari Burundi niyo yaba ari Burundi bitwaye iki icyo ni umurundi nshaka ariko apfa kuba atari mu Rwanda oya abari mu Rwanda mwarangiritse murabizi ko namwe mutari bazima Imana inambabarire kuko abumwe wenda gatukisha bose ariko abonzi bo bari mu Rwanda b'abarundi bafite ikibazo pe kinakomeye mu mutwe shamenya ari mu mutwe kubera ko mu buzima nta kintu wakora utatekereje ase ko mvuze abonzi wa muntu we tutaziranye utagira ngo nkubwiye nabi nyine umuntu tutaziranye atagira ngo mubwiye nabi ntago mvuze bose mvuze abonzi unzi muri comment tubiveho turabizi nta mbeba y'inkirisu nabonye ikiganiro cy'ejo bundi kuri YouTube channel ndakeka yitwa
bakunzi ba Buja TV mujye kuri All TV twakishimira ko abagenzi bacu dusure kuri All TV noneho ikiganiro cyawe n'uwitwa Muhoza usanga mujyana ibibazo nyuma yaho haza umujene witwa Blaze abyitambikamo kubera wowe araserera fo je nifuza noneho kuba nagutumira tukigo twiganira Blaze ariko nanjye Blaze namubonye yaserereye ntabwo nzi kamenda gusobanura impamvu yatumye ndagutumira Blaze dufite amakuru menshi y'amateka menshi aho yaheruka kuva muri Kenya ibibazo byahabaye byose ndakeka byagiye binyura kuri cyane ntabwo mbizi pe hazamo n'umugore yasize ateye indasigaye babyaye nako urusikari imfizi y'akarere nuko nabonye aje mu ntambara kubera wowe Blaze mwese muri abagore biwe niye mpamvu yaje kwitana rero njyewe nta mugabo ngira sibyo ndi single mother ndi umukobwa wabyaye ariko udafite umugabo sibyo rero kumbaza abandi bahungu sibyo ngo ni abagabo banjye ibyo ntabwo mbizi Blaze mana yanjye muheruka kera pe hacemo igihe umwaka ushize kuko ubu turi mu wundi mwaka nubwo ari intangiriro ntabwo njyewe Muhoza twaraserereye kubw'impamvu zanjye nawe sibyo ababizi barabizi turaserera kubw'impamvu zanjye nawe ntabwo numvaga ko Blaze ari umuntu mu bantu baza no kundwanira cyangwa kwitambika mu bibazo nagiranye na Muhoza ntabwo Blaze namutekerezaga sibyo ako nagiye kubona nanjye n'ikiganiro nabonye nanjye narakibonye Blaze sinza haba ubundi nshatse navuga ngo simuzi kuko simerukana nawe sibyo rero afite impamvu cyangwa se wenda umutima nawe turamufitanye afite impamvu wenda umutima we umucira urubanza sibyo akavuga turiya muntu wenda waserereye na runaka wenda hari icyo muziho cyangwa wenda turaziranye reka ngire gutya wenda reka ngire gutya wenda njye kumurwanirira sibyo afite impamvu yabikoze we n'igiti cye ariko nabyo namusabye nta n'ibyo nkeneye ahubwo ngiriye neza nk'umuntu sibyo wenda uziranye na Blaze urumva ni wenda mumaze iminsi munavugana mukorana kuri Buja n'ibiki byose wagira gute wamuzana we njye nawe sibyo nkamubaza impamvu aza kwitambika mu bibazo byanjye nk'aho ari ribu cyangwa ari icyo ashinzwe mu buzima bwanjye cyangwa niba ari umugabo wanjye kuko nkuko yagiye abiririmba ngo n'umugore wanjye ngo dufitanye umwana aramuzi uriya ziki ku buzima bwanjye uko byagenda kose niba koko mufitanye umwana yumva yabona uhuye n'ibibazo bakabinyuraho reka ye abantu bafitanye abandi n'abana se oya reka nkubwire umugome ku buryo yakugira we kora guhondagura akikomeye ashobora kubikora akigendera ntabwo mbizi ariko reka nkubwire muri sibyo njye na Blaze nta communication tujya tugirana sibyo ntabwo dukunda kuvugana sinshinzwe no kubimenya nusi wunda bimenya ngo bimarire iki ni umuntu natakwitabaza mu gihe nagize ikibazo ni umuntu natabanza amakuru ye sinzi mana yanjye nyine kwa kundi umuntu mugenda mugatana numenye byinshi ku buzima sibyo rero ntago shamana nanjye byaranunguye pe afite reka nye nibyo bintu niyo ndi gusenga njya mbwira Imana ati Imana buri muntu wese usanga nda yaravuze ati oya we ubwe umutima we ashobora kuba yarabirebye aravuga ati uyu muntu namushakaho ikindi cyororo yari icyororo yari sha yaba yarobye umutubu kuroba umutubu urabizi umupfubu umutubu kujya nko kuroba ukajya nko mu mazi umutubu kujya nko mu umutubu ariko umutubu sha urindaye ngo wumva ibintu by'uburaya gusa nyine ukajya kuroba ifi sibyo ukaroba umutubu ni kakanuza cyara kiri gukamera ibikira ufite cameraman udafite ikinyabupfura ukajya kuroba mu ifi ukashiduka uzamuye nk'igisimba nyine nicyo mutubu bundi buba mu mazi batwitwa umutubu
urumva rero ikintu washatse ntabwo ukibona uwarebye akavuga ati Oliver ndi kubona rwose kano kanya nyine yaba yarobye umuto ashobora gusanga wenda yaravuze ati inzira zo kugira ngo ndamwereke ko nyimufise ku mutima reka ngende nitambike mu bibazo yagiranye n'undi muntu kugira agatima kagaruke ntabwo byakunda njye ntabwo icyo kintu cyanshitura tu uvuge ngo uraje ngo wenda ngo mfite amadeni ngo urayishyuye nyine ntabwo ibyo warutse ntabwo njye nose nkubeshye njye mani ntabwo ndi imyenda bakuramo bakaba babitse hariya igihe runaka bakavuga ngo nkumbuye ka kenda ngo akaza kakambara njye ntabwo ndi uwo nguwo kubera iki kubera ko nyine atari ko neye reka buri muntu wese agira uko ateye ntabwo ujya usubira ku byo wavuyeho ni wa mwana yivugishwa ngubu ntabwo ari wa mwana ushobora kundushya nyine ko akunda abana barushya sibyo arakuze bihagije ku buryo atanikeneye uwo papa we namukuyemo no mu buzima bwe ntabwo icyo kintu ashobora kuvuga ngo papa rero njye mubonye imbere yanjye njye nkakabona imbere yanjye kandi kabureze ndatinya kukavuga njyewe sibyo n'ikindi gihe n'undi munsi ntibakaze kunsuzugurira imbere ya kamera n'umugore wanjye ngo ibiki ubwo ngubwo ibaze umaye story ze ngo yavuye muri Kenya ngo abagore ngo ibiki akaza avuga umugore wanjye none imbere ya kamera sibyo hakagira umuntu wumva koko ngo uriya n'umugabo wawe Oliver ubwo urumva nabandi iki agataho ngaho hajya mva twigane ntago mwabyaranye ibyo se birarenze wari se umugabo wawe reka ye umuntu mwabyaranye bari umugabo wawe kano baca umugani mu Kirundi nta hantu bihuriye ibyo ngibyo muri mama wawe kuryamana nawe wapi ubwo rero niba koko mwarabyaranye umugabo kano kanya umugabo wese umugabo ufite kano kanya wese ntago yaza ruta bureze wari umugabo wa mbere ntago bikunda nta naho bihuriye kuko ngo wabyaranye n'umuntu nyine wagize chance urabyara sibyo Imana iguhomba tubifate nka chance ni chance man no sinago biza abantu benshi bifuza abana subize hari abantu benshi bifuza abana hari nabo babanye benshi nabo bifuza kuba babatanga sibyo umuntu usenga aratenye imituragaro ndashima Imana ko Imana yamaye umwana ariko niyigize imereza umugabo ngo wamubyaye sibyo rero nkuko numva ngo yagiye abyaraguza agenda yibyarire yishumbushe uwanjye nakamubare mu bana be uwanjye se rega ibyo bibaho ese wowe ibizakuba ugira ngo wowe urabizi nari ikintu biba bimbwiye ahubwo nanjye amahirwe ngira ntabwo mbajyaho ngo birangire gutyo gusa Imana imaho umwana nyine tu nabo bagabo ubwo urumva abagabo pe ndifuza ko yamvana mu kanwa sibyo akandeka njyenyine sibyo nkaguma njyenyine nk'uko n'ubundi nari meze simukeneye mu buzima bwanjye yewe nta n'ikintu yaza kongera umukomeze nyine tu ubuzima bwanjye nta kintu na kimwe yabyongeramo rero ambabariye yama amahoro nta kindi pe kandi imvura iri mubaza iki aho namubonye narinzi ko ari naho nzajya njye ntagize amahirwe no kuba wamamagaye sibyo n'ubundi n'imbere ya kamera zose ni kamera reka mbimubwirira ahangaha ariko njye ntabwo namuhamagara uko yabivuze uko yaje agahinda ngo arandwanirira imbere ya kamera nanjye niko naza kumusubiriza imbere ya kamera rero ikintu njye ngomba gukora ndabona akavura karagwe nakamuhamagaye kano kanya ndabizi ntabwo namubwiza ukuri ko turi kumwe ikibazo bihari ariko ndabizi neza ko yaza ariko ikintu gihari abantu badukurikiranye rwose batere utebe nyuma y'iki kiganiro gikurikira muri kumwe yego ndashaka ko uza kugenda wishimye uruhutse mu mutima urutse nose ubundi njye mfite ikibazo ni ukumuha bene wabo ariko oya njye ni ukumuha mva byose yifuza ndabimuha kabisa shamani nzingire sawa